uyu mugore ngiye kukubwira yakoze ubukwe inshuro 19, abagabo 13 muri abo ngabo yashakanye nabo arabica. Ni inkuru y'impamo. Tega amatwi. Dutangiranye n'umwana w'umukobwa ufite imyaka 18 witwa Kalsum uvukira mu gihugu cya Iran, ariko avuka mu muryango w'abakene cyane ku buryo ubuzima bwe hafi ya bwose kuva yamenye ubwenge ari struggle cyangwa se imihangayiko no kwirukanka. Mu mwaka w'1985 nibwo bamugurishije ku musaza ngo amugire umugore. Uyu musaza bakoze ubukwe yari umusaza ugira amahane cyane ndetse unamukubita rimwe na rimwe. Yari ari violent cyangwa se yaramuhohoteraga, yamukoreraga ihohoterwa. Mu gihe uyu mwana w'umukobwa yarageze mu myaka 20 yaramaze gushaka urugo rwa kabiri. Umusaza nawe bari bashakanye icyo gihe yarameze nka wundi wa mbere, yaramurutaga cyane kandi nabwo yari umunyamahane, yaranamuhondaguraga. Mu mwaka w'2000 yaramaze kugira imyaka 33 amaze gushaka ingwe ebyiri nazo ziri aho ngaho zidafatika, nibwo yaje gutekereza abona ko arambiwe. Twavuga ko yaramaze kurambirwa ikintu cyitwa umugabo kisigaye kimutera ishozi. Aravuga ati ibi ngomba kubishyiraho akadomo nkagira icyo mbikoraho, ariko nanone nkabikuramo n'amafaranga. Nibwo yaje kugira igitekerezo cyo gushaka amafaranga ndetse ayakuye muri abo bagabo atayakoreye. Ubwo Kalsum yigiriye inama yo kujya ashakana n'abasaza bashesha kanguhe bari bonyine bafite irungu, babakire ndetse nyine bashaje cyane. Hanyuma akajya akora ubukwe nabo, igihe cyagera akumva atakibakeneye akabica agasigana imitungo yabo. Ngiki ari kugenda nabi. Uyu Kalsum yatangiye kwitabira inama zabaga zihuriyemo abandi badamu n'abandi bakobwa, hanyuma atangira kubabwira ko ari single cyangwa se nta muntu bari kumwe, nta muntu bakundana, ndetse ko yiteguye gukundana n'umuntu ushaje, ukuze, uri wenyine, ufite irungu, akajya nyine amumara irungu bakaganira ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho abadamu n'abakobwa bari aho hantu yaratuye babyumva bakavuga uyu muntu umwana mwiza arashaka gukora ibintu byiza. Noneho batangira kujya bamuvuga nyine, bakabwira abasaza baziranye nabo baba bonyine bafite irungu, bakabwira ati hari umukobwa udafite umuntu bakundana, udafite umuntu babana, ese wamukunda? Ndetse bamwe muri bo bakiri batoya batangira kumwerekana cyangwa se kumuvuga kuri base bababyara mu nda. Iyo abadamu n'abakobwa bajyanaga Kalsum kumwerekana kuri abo basaza, yifataga neza, agakaraga amaso akayatereka nyine kugira ngo bamurebe, bamukunde, babona ari akantu k'akamarika kari aho ngaho. Hanyuma bamwishimira, umwe yamwishimira, bagahita bagirana nyine amasezerano, akavuga ati ubu ngubu tugiye kubana, nicyo gikurikiyeho. Ariko mbere yuko yemera ko babana, yarabanzaga akagenda akajya ahantu babishinzwe, hanyuma agaperereza amakuru, akamenya ngo uwo musaza koko afite imitungo, afite amafaranga afatika kugira ngo abone yakwemera ko basezerana. Ubwo yagendaga yareba mu byangombwa yabona za UPI, numva ariko muzita, yabona za UPI akavuga ati ahangana isaho ndahakura inote, yangiza akemera, akajya yenda akasinya nyine agasezerana. Mbere yo gusezerana, uyu mugore yabwiraga umugabo bagiye kubana, akamubwira ati mbere yuko dusezerana urishyura inkwano ziremereye, mbese amazu, ibibanza, ibintu nyine bifatika. Akabwira ati mugomba kumpa kandi mukampa bigaragara. None ukora ko abasaza babaga bari bonyine bafite irungu bakabyemera, bakavuga ati turishyira ibishoboka byose ariko tukubone, kuko baratekerezaga bakavuga bati twiboneye umugore mwiza ukiri mutoya uzadukunda ndetse twagira no mu zabukuru akatwitaho. Iyo bamaraga kubyumvikanaho, bamaze kumukwa bigaragara, bahitaga bakora ubukwe. Uyu mugore bakimara gushakana yahitaga atangira gukora umuti. Yagendaga agafata ibinini bitandukanye, nyine bimwe birimo ibya diabete, ibindi bivura imivuduko, ibindi bivura indwara zitandukanye, akabifata ari byinshi, akabisekurira ahantu nka hamwe cyangwa akabisya, yangiza agatangira kubishyira mu cyayi cy'umusaza cyangwa se mu biryo yamuteguriye kugira ngo amuroge. Kubera ko muzehe yabaga atazi birimo kujya mbere, yafataga cya cyayi cyangwa bya biryo akabirya, yangiza agatangira gucika imbaraga n'intege. Noneho kubera ko abasaza baba bari mu zabukuru, baba basigaye banywa imiti nyinshi, bafite indwara zitandukanye, ubwo nyine umusaza yabaga afite imiti afata ku ruhande akayinywa, ndetse bigatuma nta muntu wo ku ruhande cyangwa se mu muryango utekereza ko afite ikibazo, kubera ko babaga nyine bari ku miti already. Ubwo umusaza akanywa imiti, nyuma y'igihe uko ari kunywa imiti niko Kalsum ari kumuroga amushyiriramo ibinini bivangavanze mu cyayi no mu biryo. Uko akomeza kunywa imiti ye niko bari kumwongeramo bwa burozi. Gake gake umusaza agatangira gucika intege
kugeza igihe bamujyaniye mu bitaro. Iyo bamugezaga mu bitaro baramuvuraga bakamwitaho, ndetse Kosum agakora ibishoboka byose akavugana na muganga uri kwita ku mugabo we, hanyuma agakurikirana uko ubuzima bwe buhagaze kugira ngo azabone uko bagera mu rugo akamukenyura. Ubwo nka nyuma y'iminsi mike abaganga bita ku musaza bakazageraho bakamusezerera agasubira mu rugo. Yamara kugera mu rugo agafata kuri ya miti n'ubundi bamwandikiye izatuma amera neza, akongera akayivangavanga yarengeje urugero. Niba ari ibinini yagombaga kunywa ari 2 ku munsi agashyiramo nk'ibinini 8 akabivangavangira hamwe akamushyirira mu biryo cyangwa mu byo kunywa, hanyuma umusaza agakomeza kuremba kurushaho. Ibyo bigatuma umusaza asubira kwa muganga. Yasubira kwa muganga n'ubundi agakomeza agakora bya bindi. Hanyuma nyuma y'igihe kubera umusaza nyine kunanirwa n'iki nta muntu uzakeka Kosum, kubera ko umusaza ajya kwa muganga yongera agaruka mu rugo yapfa nyine bakavuga bati uyu muntu n'ubundi yarasanzwe arwaragurika, yarageze mu zabukuru, yarashaje, ntihagire umuntu ubyitaho, ntihagire umuntu ubikurikirana. Ubwo bikabirangiriye aho ngaho. Iyo umusaza yamaraga gupfa, Kosum yahitaga afata imitungo yose ya wa musaza agahita yandika ku mukobwa we kugira ngo hatazagira umuntu ugira na gutya akaba yamukeka akabona atangiye gukira no kubona amafaranga, barangiza bakaba bamugirikaho nyine icyaha cyo kwica. Ubwo yahitaga asibanganya ibimenyetso akica nkete, agahita afata amafaranga akashyira muri konte y'umukobwa we. Hanyuma nyuma y'iminsi mike arimo yiriza yijijisha ko yapfushije gutya na gutya, yarangiza agatangira kwiyerekana mu bantu, akagenda akavuga ati nongeye rwose nagarutse, mwongere munshakira umugabo. Bamara kumwereka abagabo nk'abangaho ngaho ashobora kuba yashakana nabo, akareba ufite amafaranga menshi kurusha abandi, yarangiza akaba ari we asezerana nabo. Ubwo ibingibi yabikoze inshuro nyinshi arongera bisubiramo, yica umugabo, yica uwundi, yica umugabo nyuma y'uwundi. Muri rusange yasezanye n'abagabo basaga 19. Hanyuma akava mu mujyi umwe ajya mu wundi, nkuko wava i Kigali ukagira Musanze, wava Musanze ukajya Cyangugu, wava Cyangugu ukajya Butare Nyagatare, mbese akazenguruka imijyi yose ya Iran agenda ashaka abagabo abica, ashaka abagabo abica. Hanyuma kugira ngo nyine hatazagira umuntu uhuza ngo avuga ati uyu mugore yishe umuntu hano hirya, yageragezaga uburyo ki ava hano akagikana arangiye akaba hajya gukorera ayo mabi. Hanyuma iyo yamaraga kubona ko umugabo ashaka kwica arimo kuma imiti ntimwice vuba, yageraga gutya agahita afata n'umusega agahita muniga kugira ngo avuga ati shiramo mwuka nibonera amafaranga wakintu. Uyu mugore yageze aho umugome cyane kugeza ubwo yasezeranaga n'umugabo nyuma yo kwezi akamwica. Urugero nko mu mwaka wa 2013 yasezeranye n'umugabo ufite imyaka 69, nyuma y'ukwezi kumwe gusa bakoze ubukwe ahita amwica. Mu mwaka wa 2016 nabwo yasezeranye n'umusaza ufite imyaka 62, hanyuma nyuma y'amezi make cyane ahita amwica. Nyuma yaho asezerana n'ufite imyaka 83, nyuma y'iminsi 43 yonyine. Nyuma y'imyaka mike cyane uyu mugore atangiye ubu bugome, yaramaze kuba umukire cyane, umuherwe, kuko yafataga inkwano, agafata imitungo itimukanwa, agafata imirage, agafata iminani, byose agakusanyiriza hamwe agashyira mu mazina y'umukobwa we. Ubwo hari mu mwaka wa 2020 nibwo ibintu byahindutse, kuko uyu mugore yaramaze kugira imyaka 51 yarasezeranye n'umugabo witwa Masi. Uyu mugore amaranye iminsi mike n'uyu mugabo Masi, yagerageje nawe kumuroga nk'abandi bagabo bose yari amaze kwica mbere ye. Ubwo nibwo yagiye mu gikoni cye akoroga ya miti ivangavanze, aranje amushyira mu cyayi aramuzanira. Uyu musaza amaze kunywaho ntabwo yigeze yumva ko ari ibintu bisanzwe kuba yakumva atameze neza nk'abandi bose, ahubwo yahise agira amakenga, aranamutonganya aramubwira ati ese urashaka kunyica? Acamubwira ati fata utwaye twangushye unsohokere mu nzu ugende. Hanyuma uyu mugore ntabwo nzi neza niba yaragerageje kwisobanura cyangwa hari ikintu yabashije kumubwira, ariko yabonye bikomeye aravuga ati reka nigende. Ntabwo rero kuba bari batandukanye uyu mugabo amuhaye gatanya byari kumuhagarika, yavuze ati ntabwo ka gatanya ari akantu kankanga. Akomerezaho gahunda ze, ahita ava muri uwo mujyi aragenda ajya mu wundi. Bisa naho uyu mugore yari gukomeza akica abagabo, akomeza yica abandi, ntihagire umuntu umenya n'ibyo abamo, ntihagire umufata. Kugeza igihe mu mwaka wa 2023 yashakanye n'uyu musaza w'imyaka 83 witwa Golamreza, hanyuma arashyokerwa, ashaka gukomeza twa tuntu twe two kwica abantu abatwara imitungo. Yaragiye atangira gukoroga imiti, hanyuma ayihereza umusaza arayinywa. Amaze kuyinywa umusaza kubw'amahirwe make ashiramo umwuka. Nyuma yo bashyinguye uyu musaza, abana be ntabwo bigeze biyumvisha cyangwa se ngo bemere yuko papa wabo yaba yishwe n'urupfu rusanzwe. Batangiye gukeka uriya mugore. Hanyuma umunsi umwe umuhungu w'uyu musaza yari yicaranye na mugenzi we barimo baganira. Hanyuma uyu mugenzi we yari umwana wa musaza wo mu rugo yavuyemo, yari yabanjemo, umwe twavuze witwa Masi, wamuvumbiye agahita amwirukana. Hanyuma bicaye barimo baraganira, nibwo uyu muhungu yabwiye mugenzi we, aramubwira ati sha atuzi ko duherutse gushyingura papa. Undi atereka da,
se byagenze bituramushyingura harya umugore twavuze kwitwa Kolsum ati yarashakanye n'umugore witwa Kolsum hanyuma nyuma y'iminsi mikeya nyine dushyingura papa hanyuma uyu muhungu yahise amubwira ati atari kuzi ko nanjye papa wanjye ejo bundi yari afite umugore witwa Kolsum hanyuma akamwirukana bapfuye yuko yatekereje ko agiye kumuroga nyuma y'ibyo ngibyo nibwo bahise bajya kuri polisi barabivuga hanyuma polisi itangira iperereza polisi idatinzemo yahise igenda ifata wa mugore Kolsum bahita bamufunga bamaze kumufunga yageze imbere y'ubutabera ntiyagorana rwose yemera ibyaha bye aratura avuga byose hanyuma bamubaza umubare w'abagabo yishe uko bangana yaravuze ati nshobora kuba narishe hagati y'abagabo 13 ariko simbizi neza bashobora kuba ari 15 nta nubwo yarazi umubare neza ubwo bahise bamukatira igihano cy'impfu 10 ni ukuvuga ngo bamukatiye igihano cy'urupfu rimwe kabiri gatatu inshuro 10 ntabwo nzi neza niba bazamwica inshuro 10 bakajya bamwica bakamuzura bakongera bakamwica kugeza inshuro 10 zibaye ariko mu mwaka wa 2025 nibwo yagiye mu rubanza bamukatira urupfu inshuro 10 mbese igihano cy'urupfu inshuro 10